Eh, Ah, murakoze kuba mumpaye ijambo. Nanje harwubika hagaze muri guno mwanya nshima Imana n'ibiryo. Umwaka ntabwo gwari rworoshe, ni umwaka twahuyemo n'amasipesho menshi cyane. Umwaka twakwebye cyangwa se twahunze amariteke menshi cyane. Gusa nishimiye ko ndi kwitegura nanje kuzambura kino giteyi, ariko ntabwo nabaho ntashimye icyamfashije cyangwa se niteguye ko kizamfasha kwambara iki giteyi. Muri abo ndashimira ChatGPT na Google. Ndabishima muri aga magambo. ChatGPT igihe cyose ribaye yabaga yampaye individual cyangwa se groupe niyo nitabazaga, byakwanga nkaja kuri Google. Abo ni ababyeyi ndabashimiye, mwarakoze kandi mwambaye hafi. Cya kabiri ndashimira ibiryo nk'uko nabivuze. Iyo mba ntatiganze ntabwo nari ndaja ku ishuri ngo nkande muri ChatGPT. Cya gatatu ndi gushima Imana nto ndayisubiramo kuko niyo naherewe, niyo nshimaga mbere ibindi byose, kuko bidahari n'ibindi byabaho. Kubw'iyo mpamvu rero aho nasoza kuno mwaka nkarwubika, aho kuri rwubika na Rwubura TV ndetse na Irafasha TV, nkabifurije kugira umwaka mushasha muhire. Umwaka mushasha muhire guzabarye, muzagurye ntiguzabarye. Filime zacu na video zacu muzakomeze muzisharinge, muzazirebe, kandi dushimiye n'abantu mwakomeje kutuba hafi. Murakoze cyane.